nongeye kubasuhuza no kubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Uyu munsi tugiye kureba uburyo bwiza watangira umunsi wawe kugira ngo umunsi wawe ugende neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, wadushyigikira ukora subscribe, ni iby'agaciro cyane kuri twebwe. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi nibwo buhanuzi butavangiye. Umuhanuzi mukuru ku buzima bwawe ni wowe ubwawe. Witegereza ko hari undi muhanuzi uzaza kukureberayo ngo akubwire icyo Imana iri kuvuga ku buzima bwawe, ahubwo wowe ukoresheje ijambo ry'Imana, ukoresheje Bibiliya, hanurira ubuzima bwawe, wihanurire kuko ni wowe muhanuzi ukomeye mu buzima bwawe. Tugiye kurebera hamwe imirongo yo mu ijambo ry'Imana, amagambo yo muri Bibiliya ugomba kuvuga mu gitondo ukibyuka, nta bindi wari wajyamo, ukayatura ku buzima bwawe, hanyuma umunsi wawe ukagenda neza. Imana yampaye uyu munsi, ndawishyimiramo kandi ndawunezererwamo. Icya kabiri, Imana ni nziza, ikora ibyiza kandi mfitiye ibyiza muri uyu munsi. Icya gatatu, Imana iri kumwe nanjye muri uyu munsi aho ndajya hose ndetse no mu byo ndi bunyuremo byose. Icya kane, Imana iri muri njye irakomeye kandi iruta umwanzi undwanya. Gatanu, ibintu byose bifataniriza hamwe kunzanira ibyiza. Gatandatu, Imana imfiteho umugambi mwiza. Karindwi, narababariwe, narabohowe, umutima wanjye ntucira urubanza. Umunani, ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Icyenda, nshobozwa byose na Kristo mpa imbaraga. Icumi, Mana nkweretse ibyampangayikisha, ngushimiye ko unyitaho kandi ko mpa amahoro ahebuje y'umuntu yamenya. 11, nta ntwaro yacuriwe kundwanya izagira icyo intwara. 12, ari nayo dusorezaho, sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereza abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Amen, amen. Aya magambo rero nujya uyatura ku buzima bwawe umunsi ku munsi, uzabona ko umunsi wawe uzajya ugenda neza. Ikindi kandi uzarushaho kugira ukwizera, ijambo ry'Imana rigakomeza gushinga imizi mu mutima wawe. Niba iyi video hari icyo yagufashije,